Akigera muri Amerika abinyujije ku rukuta rwe rwa Instagram, Ashton Hall yashimiye Kagarara agira ati Ashton Small Kagarara, wahinduye uburyo nabonagamo ubuzima, warakoze cyane mu bavandimwe. Indian Ashton Hall Yogi, warakoze kuza mu bavandimwe, tuzongera duhure vuba. Nasuye ibihugu 5 muri 54 bigize Afrika ndi kumwe n'abavandimwe banjye. Uru rugendo ntirurarangira, nzagaruka kandi tuzakomeza gushakisha Ashton Hall wo muri Afrika. Mwarakoze cyane mwese. Mu myaka mike ishize, Ashton Hall yarazwi cyane nk'umutoza w'imyitozo ngororamubiri ikomeye, akaba umuhanga mu gukora content zikurikirwa cyane ku isi. Ariko mu rugendo rwo gushaka gusobanukirwa isi no guhura n'abamukurikira, yafashe icyemezo gikomeye cyo gusura umugabane wa Afrika. Ni urugendo rwamugejeje mu bihugu bitandukanye, rumwereka umuco, amateka, abantu bafite impano zidasanzwe ndetse n'inkuru z'ubuzima zitangaje. Muri iyi documentaire tugiye kureba ibihe 10 by'ingenzi Ashton Hall yagiriye muri Afrika, ibihe byamusigiye amasomo ndetse bigahindura uko abona umugabane wa Afrika. Iyi ni inkuru y'urugendo, kwigira ku bandi no kuvumbura Afrika nyayo. Yo mugiye kubana ndi Angel Michael. Ikintu dusanga ku mwanya wa mbere mu bihe byiza Ashton Hall yagiriye muri Afrika ni igihe yageraga bwa mbere ku uyu mugabane wa Afrika. First day in Africa. I've been wanting to do this for some time. I kept telling the team I was going to go to Africa, but we went to India, Puerto Rico, bro, Australia, but now we're in Africa, the motherland. Let's get to it. Nyuma y'urugendo rurerure, Ashton Hall yageze muri Afrika. Icyamubabaje si urugendo, ahubwo yashimishijwe n'urukundo rw'abantu bamwakiriye. Look, kicking the balls. Kicking them? Oh, wow. Some of this is good too, Corona. That side. That side. Yatunguwe no kubona ibihumbi by'abasore n'inkumi bamukurikirana ku rubuga rwe rwa Instagram, TikTok ndetse na YouTube. Yeah, love, bro. Thank you very much for coming to Nigeria. I'm working out for sure. What up? Everything good? Kimwe mu bihe byakoze ku mutima Ashton Hall no guhura na Ashton Small wo mu Rwanda. Inkuru ye yerekanye ko ubumuga atari inzitizi yo kugera ku nzozi. Bro, going crazy. Sheesh. Who is this? Oh, what's up, bro? Oh, he there. Oh, shoot. Aho yagiye hose, Ashton Hall yagerageje kwiga no gusobanukirwa umuco w'abaturage. Thank you. Ashton small too. Okay. Afrika si amateka gusa, ni umugabane ufite ubwiza karemano kandi butangaje. Urubyiruko rwamubonagamo urugero rwiza rw'umuntu wihinduriye ubuzima binyuze muri siporo, bikamuha kugira ikinyabupfura kiri ku rwego rwo hejuru. Nk'urugendo rwose habayemo ibihe byo gusetsa n'ibihe byo kwidagadura. Yabonye Afrika itandukanye niyo benshi bavuga ku mbuga nkoranyambaga. Ashton Hall
yashimangiye ko gutsinda bitangirira ku byemezo bifatwa buri munsi. Yes, my dream is to improve all the people disabilities no inability. We have ability to do everything, and you have ability to do everything that you can't imagine, man. You take me an example for other people with disability. It's my run, am I making sport, am I studying in the school? Yeah, I'm just trying to speak in English. Really, I'm just trying. I don't know speak English very well. Ubwo urugendo rwasozwaga, Ashton Hall yasize inshuti nshya, amasomo mashya n'icyizere ko azagaruka muri Afurika. Urugendo rwa Ashton Hall muri Afurika rwarinze kuba urugendo rw'ubukerarugendo, rwaba urugendo rwo guhura n'abantu, kumenya umuco no kubona impano n'imbaraga biri kuri uyu mugabane. Yabonye urubyiruko rufite inzozi, abantu bafite impano zidasanzwe, n'inkuru zerekana ko gutsinda bishoboka aho umuntu yaba ari hose. Niba hari isomo rimwe uru rugendo rusize, nuko Afurika ari umugabane wuzuye amahirwe, impano n'inkuru zikwiye kubwirwa isi yose. Mu rugendo rwe rwo kuzenguruka Afurika, Ashton Hall yageze mu bihugu bitandukanye, ariko u Rwanda rwabaye iherezo ry'urwo rugendo. Ntabwo byabaye impanuka, ahubwo byabaye amahitamo yaturutse ku butumire bw'inshuti ye no kuwizeye uzwi nka Ashton Small cyangwa Kagarara, wakomeje kumusobanurira ubwiza bw'u Rwanda kugeza yemeye kurusura. You from Rwanda, right? Yeah, I'm from Rwanda. We trying to go there. Yeah. I want to go to your hometown. Akigera ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali, yakiriwe n'imbaga y'abafana bari bamutegereje bafite ibyishimo byinshi. Uwo mwanya wamukoze ku mutima, maze agaragaza ko atigeze atekereza ko yakwakirwa ku urwo rwego. Yashimiye urukundo yeretswe n'Abanyarwanda, ndetse avuga ko ari kimwe mu bihe bitazibagirana mu buzima bwe. Mu minsi yakurikiyeho, Ashton Hall yasuye ahantu hatandukanye muri Kigali, ahura n'urubyiruko, akorana imyitozo ngororamubiri n'abakinnyi, asabana n'abakunzi be, ndetse yishimira isuku, umutekano n'iterambere byaranze umujyi wa Kigali. Buri hantu yageraga yakirwaga n'ibyishimo n'ubwuzu bw'Abanyarwanda. Kimwe mu bihe byakoze benshi ku mutima n'igihe yahaye inshuti ye Kagarara imodoka nshya, ndetse anamushyikiriza amafaranga ibihumbi 5 by'amadolari y'Amerika, ahwanye na miliyoni zirenga 7.5 yo gutangiza ibikorwa bye by'iterambere. Anamwizeza ko azakomeza kumufasha kugera ku nzozi ze. Byagaragaje ubushuti bukomeye bwubakiye ku kubahana no gushyigikirana. Ashton Hall yavuze ko mbere yo guhura na Kagarara atarazi byinshi ku Rwanda, ariko nyuma yo kurugeramo yavuze ko yabonye igihugu kirangwa n'abantu b'abanyabuntu, umutekano, isuku n'iterambere, ndetse asaba Abanyarwanda gukomeza gushyigikira impano z'igihugu cyabo. Hari abibajije impamvu atasuye Uganda ndetse na Kenya. Mu byo Ashton Hall yatangaje ku mugaragaro, yavuze ko nubwo Uganda yari iri mu bihugu yateganyaga kugeramo, yavuze ko byabaye ngombwa ko ayikura ku rutonde rw'urugendo rwe. Mu kiganiro yagiriye ku rubuga rwa internet ari kuvugana n'abamukurikira, Ashton Hall yasobanuye ko kuba indege yari guhagarara muri Uganda byonyine byari gutuma ahura n'ingaruka zikomeye igihe yari kuba asubiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yavuze ko iyo unyuze muri Uganda cyangwa indege yawe igahagararayo, ntabwo uhita wemererwa kuva muri Afurika. Akomeza avuga ko bari kumwongera kuguma muri Afurika indi minsi 20. Ibyo ni ukubera icyorezo kiri kwaduka cya Ebola mu gihugu cya Uganda. Aya mabwiriza ari mu ngamba zashyizweho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika hagamijwe gukumira ko icyo cyorezo cya Ebola cyakwinjira muri icyo gihugu binyuze mu bagenzi baturutse mu bice byugarijwe n'iki cyorezo. Nubwo atabashije kugera muri Uganda, Ashton Hall yashimiye uburyo yakiriwe mu bihugu yasuye, cyane cyane u Rwanda. Ashton Hall yasubiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ijoro ryo kuwa mbere tariki ya 13 Nyakanga 2026. Ni nyuma y'iminsi 5 yari ishize ari mu Rwanda. Yasuye urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi ruherereye ku Gisozi, asura BK Arena, Stade Amahoro, Zalia Code, Kigali Universe, agera mu Bigogwe, ndetse yasuye umuhanzi The Ben mu rugo iwe. Ni urugendo yakoze ari kumwe na Ashton Small cyangwa Kagarara ndetse na Ashton India.
Mu gusoza uruzinduko rwe, Ashton Hall yavuze ko u Rwanda rwamusigiye amateka meza kandi ko ateganya kongera kurugarukamo. Yashimye uburyo yakiriwe, inshuti yahabonye ndetse n'ibyiza yabonye muri iki gihugu. Avuga ko uru rugendo ruzahora rwibukwa nk'imwe mu ngendo nziza yagiriye muri Afurika. Ibi byose byerekanye ko u Rwanda rutari iherezo ry'urugendo gusa, ahubwo rwabaye igihugu cyamusigiye urwibutso rwihariye, urukundo rw'abaturage ndetse n'icyizere cyo kongera kuhagaruka mu minsi iri imbere. Mwakoze kubana nanjye, njye nari Angel Michael. Dusubire mu biganiro byacu bitaha.